Ndabasuhuje. Ka karyoshye kadahora mu itama kagarutse. Nitwa Ihimbazwe Masengesho Salomon. Umugabo bita Martin Heidegger yanditse igitabo akita Being and Time. Nakunze aho bavuga ko iyo umuntu avutse aba akuze bihagije kugira ngo apfe. Nibyo turabizi. Tuzi n'umubare w'impinja zipfa zitaramenya no kuvuga papa cyangwa mama. Niba ukiriho ukaba uri kumva iyi documentaire, shimira Imana, mbahaye ikaze. Katuvuge kuri Apolline Joseph. Tariki 11 z'ukwa kane mu mwaka w'1954 muri Nyanza ya Butare, umugabo witwa Da Costa Ignace Gabriel na Nyirarekeraho Teresa bibarutse imfura yabo bayita Apolline Joseph. Uyu Da Costa Ignace Gabriel ni naho yakoreraga ubucuruzi bwe muri Nyanza ya Butare. Ubu ni mu murenge wa Busasamana mu ntara y'Amajyepfo. Nyuma yaho mu mwaka w'1955 baje kwimukira mu cyahoze ari perefektire ya Kibuye ahitwa mu Rugabano. Aha ntibahatinze kuko mu mwaka w'1960 baje kwimukira muri komine ya Gitesi muri Kibuye. Ubu ni mu ntara y'Iburengerazuba mu murenge wa Bwishyura, akarere ka Karongi. Aha niho Apolline Joseph yatangiye umwaka wa mbere w'amashuri abanza azwi nka primaire. Atangirira muri École Métropolitaine Belge. Yari iyobowe n'ababikira b'aba Sainte Marie. Aha yahize imyaka 2 gusa kuko niyo yahabaga. Umwaka wa gatatu yahise ajya kwigira i Kigali muri École Belge yayoborwaga n'ababikira b'aba Bernardine. Aha ahiga imyaka 2 agaruka i Karongi. Mu mwaka wa gatanu yerekeza Saint Nicolas hazwi nko ku Ruganda. Aha niho yahuriye n'abarimu b'ababikira b'aba Sainte Marie b'Ababiligi bakiga mu Gifaransa. Aha twavuga nka Sœur Gérald Marie, Sœur Marie Agnès, Sœur André na Sœur Jean Bernard. Kubera gahunda yabagaho yiringaniza, ntabwo yahise ajya secondaire. Byabaye ngombwa ko ajya mu ishuri privé ry'Abadivantisti kuri Ngoma, yigayo umwaka wa 7 septième. Akirangiza yakoze ibizamini bisoza amashuri abanza 2 icyayategurirwaga i Burundi, akora na examen d'etat ya 6e ayikorera ku Mubuga. Ibyo bizamini byose yabitsinze neza. Gusa yabanje kwiga igitwe kuko resultat z'ibyo bizamini zatinze gusohoka. Aho zisohokeye yahise ajya kwiga mu Birambo. Ubwo ni icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye, tronc commun. Aha mu ba Frère Josephite ntihigeze hamuva ku mutima kuko nicyo kigo yakundaga. Nyuma y'imyaka 3 amaze gukora examen d'etat, bamushyize muri collège officiel de Kigali, section commerciale. Kubw'amahirwe make ntabwo yashoboye gukomeza kwiga kuko icyo kigo cyahise gifunga. Bihurirana nuko se yari arwaye, biba ngombwa ko ajya kumuba hafi. Ibyo byabaye mu mwaka w'1976. Nubwo yahagaritse amasomo, ntiyigeze yicara, yahise afata amasomo ya mécanique. Mu Cyongereza baravuga ngo it's not too late. Mécanique yari passion ye kuko yabikundaga urwa kadasohoka. Ibi byamubereye isoko y'imibereho ndetse bimuhuza n'abantu benshi. Apolline Joseph yashyingiranywe na Mukarubayiza Colette imbere y'ubutegetsi mu kwa gatanu mu mwaka w'1986. Naho tariki 2 z'ukwa karindwi mu mwaka w'1995 Paroisse Sainte Famille yibagira i Bukavu basezerana imbere y'Imana. Aba babyaranye abana 8. Ibyerekeranye n'imirimo yagiye akora, Apolline Joseph yatangiye akazi k'ubushoferi muri Projet Café et Culture Vivrière PCCV kuva mu mwaka w'1985 kugera mu mwaka w'1989. Nyuma yaho yahise yerekeza muri Banque Populaire mu mwaka w'1990 kugeza mu mwaka w'1994. Nyuma mu mwaka w'1997 yerekeje muri African Humanitarian Action. Ahava muri 2002. Tariki 18 z'ukwa gatatu mu mwaka wa 2002 yerekeje muri Impact Rwanda. Nyuma yaje guhinduka FHI, Family Health International. Aha yahakoze kugera tariki 31 z'ukwa karindwi
mu mwaka wa 2016 umushinga uhagaritse ibikorwa byawo mu Rwanda. Aha Apollinaire Joseph yari afite imyaka 62 y'amavuko, ahita atangira ikiruhuko cy'izabukuru. Hari ibyo uri kumbaza bigerekeranye na papa. Papa twamenyanye mu 1980, mu 1983 niho twatangiye kubana. Ni umugabo mwiza, umugabo ugira urukundo, umugabo waranzwe no kunkundira umuryango byimazeyo, ubundi mu rugo akaba ari umugabo ukunda gukora cyane, akaba ari umugabo utagira byacitse, ni umugabo ugwa neza, ukunda abandi bamugana, agakunda abana be cyane, nanjye akanyitaho uko bishobojwe. Ikibigaragaza rero ni igihe kirekire maze ndwaye, yanyitayeho akandwaza atinuba, andwaje imyaka 30. Ubwo ngubwo ni umugabo wihanganiye ubuzima bwanjye burimo intege nkeya. Ndamukunda rero, ni umugabo w'umunyakuri, ni umugabo urangwa n'ubwitonzi, icyo nshaka kuvuga ni umugabo fideli, ni umugabo utagira izindi nkundo ku ruhande, mbese adukunda atagize icyo atuvangira. Nta kindi nabona namuvugaho kirenze icyo. Ubu turakuze, nkomeza ngenda uko bwije n'uko bukeye, ngenda imico myiza Imana yamuhaye. Nibyo nawe. Murakoze, ndabashimiye.